rwose ase kuki ugenda ahantu hose ngiye mu byukuri babari ninde wakubwiye ngo ugenda unkotura ahantu hose ngiye mbabarira mumbabarira ninde nyine banza bicara mumbabarira keza mbabarira njyewe Oliva yansabye service umva twumvikane umaje nawe kunanira Oliva yansabye service ntabwo nari mbabarira ke mbabarira oya mbabarira ibyo bintu ntabwo ushaka kubyumva mu matwi yanjye ushaka kurwana naguhemukiye mbabarira ko naguhemukiye wambabariye waramaze mbabarira ni urukundo ngukunda sinshaka ko rupfa ubusa mbabarira unyumva mbabarira icyaha nakoze nagikoreshejwe wambabarira ukama amahoro koko n'inshuti ntabwo ari sheri basi Oliva yasetara yanitse ibyo birahagije rekera ibyo birahagije abakunzi ba Kigali 250 tubahaye ikaze kuri uyu munsi reka ntangire nsuza aho muherereye mu nce z'ibihugu bitandukanye abari mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuje aba diaspora mwese mudukurikirana ndabasuje cyane kuri uyu munsi rero muri kubona ko turi mu muhanda turi mu masaha ya nimugoroba mwakibaza wenda impamvu ndi hano cyangwa se impamvu muri kubona ndi kurera izuba tuba tugira ngo tubashakire ibyiza mukunda bituma muruhura mu mutwe bituma mwumva mumeze neza kuri uyu munsi rero ndi hano kubera umukobwa witwa Oliva ni umukobwa muzi cyane ni umukobwa wamenyekanye akunda umusore nyuma yo gukunda umusore aza kumuca inyuma mu buryo butari bwiza mwarabibonye umusore bakundana yitwa Safi cyangwa se Gashoza Ntambara mujya mumubona ampamagaye rero Oliva ari kumbwira ati ndashaka gusaba imbabazi kugaragaza yuko wenda amakosa nyemera kuko Gashoza Ntambara yamubabaje undi munsi nawe amuca inyuma ari kumwe n'undi musore ngo bashaka kabishira amafaranga n'ibintu byinshi byabaye kuri uyu munsi rero yamamagara ambwira ati ndifuza ko wamperekeza kujya gusaba imbabazi Gashoza Ntambara ndavuga nti rero sinakwangira reka nanjye nze ngo yerekeze turebe yuko yamubabarira reka muhamagare yari yandangiye ahantu musanga arambwira ngo agiye kubanza kureba yuko amusanga mu rugo reka muhamagare maze nimba yaba yamubonye turebe niba twagera mu rugo kwa Gashoza Ntambara Oliva mubaze neza uko bimeze niba koko babonanye ariko se babonana ntambwire niba koko babonanye tumenye uko bimeze nanjye mpagere kuko ndakere mu muhanda muri kubibona sindahagere ko narinda ahantu yari yandangiye abari reka muhamagare kuri telefone numve nimba baje guhura allo 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 sibigenze bitera manyira ama network reka nongere nshishemo numve agazi ko izuba riri kunyica kwera ariko nta kundi twongere dushishemo twumve allo allo oui bimeze bite hano hafi no kuri cafe okay sawa reka nze nta kibazo nanjye ngiye gufata moto ko nabindi iwabo sawa mwumvishije kamera mambwiye ngo ukira ku Nshuti Lodge hafi no kuri cafe okay twagiye ubwo reka natwe tugere ku ako se Gashoza Ntambara ko nzi ko ari shehe ku Nshuti Lodge yagiye gukora iki reka twese ni byinshi twakibaza ariko ni kamera mako wahagaze tugende reka tugereyo turebe wasanga wenda atari Lodge nkuko byitwa wenda reka mbari ko mbivuga ariko reka tugereyo turebe wenda yuko twamenya icyo ari kuhakora niba ari ko murangiye hamagaye ngo mushiki we ngamubwira ko ari ku Nshuti Lodge reka tuhagere turebe tumenye neza ese kuko ni hari nimba hari ari kuhakora iki ko nzi ko ari umusilamu adakwiye kujya mu marodi cyangwa mu tubari ariko reka tuhagere turebe reka rero munyemerere niba dufata moto niba dufata moto sinzi ariko reka tube tusoreje ahangaha banze mpagere
niba ngombwa ko tunatega moto, niba ari kure turatega akamoto, ariko reka tubanze tuhagere turebe duhure na Olive kuko niwe ufite amakuru afatika, niwe uzi byinshi kuturusha. Reka tubanze tuhagere turebe niba koko bya bintu byabaye, turebe niba tuhamusanga, turebe niba wenda ari bubare Olive, sinzi uburyo biri bugendemo, ariko reka dukatingira ahangaha. Kameramani kuraho kamera tugere kuri Nuzi kuko ntabwo twakurura moto na kamera. Nitugera kuri iyo rogi tuhita dukomeza tubagezaho uko byagenze ndetse nuko byifashe. Twahuye na Olive noneho byiza tuganire tunamenye niba koko ariho ari. Turasubira mu kanya tuba tumaze kuhagera, tune gukomeza tuganira tumenya byinshi biriye gukurikiraho muri aka kanya tugiye kubona. Sawa sawa sawa. Nkuko rero nabibabwiye twahuye na Olive. Uri Karame. Ntabwo meze neza cyane. uyu munsi ntabwo ndi buguye ikaze kuko twahuriye mu mihanda twirukanka. Ngira ngo ni hano wari wandangiye nsanze nagutindiye. Ntabwo wanindiye ahubwo ninjye nabatindiye mu mbabarire. Oya nta kibazo. Rero ubwo si ukwinjira sobora simbona hari ariko byanditse Inshuti Lodge kuri karakapa ko hepfo. Ubwo rero ndumva twakinjira. Se kuri gutinya kujya imbere uri kwa Ubwoba mani. Ugiye kujya gukomanga ku Inshuti. Mfite ubwoba bya atari. Ubwo reka twinjire rero tubaze, sinzi ngo nahagana he. Ndabona nta sanitizer ufite, nanga gukaraba ko. Byanga byakunda turakaraba. Kadukaraba ariko nakundi. Yes. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. None se turabimenye tujya yicaye he ko ndi kubona hari nama muri cyangwa bazariye kujya ni hano ntago ntazi rwose baririza wumve. Reka jye kubaza bamubwire areba neza ahantu yaba yicaye tuwamusange ko ntago wakinjira ahantu nka hano ngo ugende winjizamo amakamera. Reka banze abaze neza yumve niba hari aho bamurangiye aba yicaye. Turazenguruka akabari kose nyine ubwo tureba ko twamubona nta kundi, ariko reka nizere ko bize kugenda neza. Abakunzi bacu rero mudukurikiye mukomeze mudukurikire mumenye neza uko biri bugende. Kamerama washutinze hariya kuri Lodge, Inshuti Lodge n'icyumba na nimero za telefone muzifata abantu mukunda kujya muri uramubonye? Ntabwo ari hariya, barambwiye ngo hari abantu bicaye inyuma turebe ko ari ahangaha. Turebe. Sha hano hantu ariko ni sawa, ni heza kweli. Safi. Wasafi. Mr. Safi. Oh yes. Mutamene no fanta mukayimena muri na telefone rwose. Ase kucyo ugenda ahantu hose ngiye mu byukuri. Babari. Ninde wakuze ngo ugenda unkotura ahantu hose ngiye? Babarira. Mu mbabarira. Ninde nyine banza bicare tuyibasire na kari kuganira. Mwicare he? Iyi ntebe ni inshuti yanjye ntago nari nateguye ko muri buzangaha. Ariko natwe twabicara iminota mike. Sheri nanubwo bumbuye igihe tumaze tukabonana. Ase wambabariye ukaba amahoro. Mbabari. Ako uzakomeza kungendaho kugeza ryari? Reka twicare tuganire. Turakaranga. Iyi ntebe ni inshuti yanjye iri bwicareho. Okay, nafatiye igihe basi ariko kugeza ryari ukomeza kungenda unzanira inyuma mu mbabarira keza mbabarira umva twumvikane umaje nawe kunanira Olive ansabye serivisi ntabwo nari mbabarira ke mbabarira oya mbabarira ibyo bintu ntabwo ushaka kubyumva mu matwi yanjye ushaka kurwana Sheri wacu tukaganira nawe tuzuma amahoro mbabaze mubwire urambwira iki nicyo ushaka kumbwira aka kanya mvuye ahantu ndazana icanga kugira nduhuke mu bwonko nanjye nzanira uyu nguyu nanjye mbabarira ninjye nguhamagaye ahantu bigeze ngiye kwihangana byananiye Sheri icyo nzi cyo turaganira mumbabarire mu mamahoro kwihangana byananiye ariko se wisara kuri kurakara cyane kandi Sheri wacisheje make ukaza biroroshye umva mbanze mubwire ubu nubugira kangahe mukomeza mungenda mwatuje mukamahoro mukandika ngenye nkituriza ngashyira ubwonko kugiye uri kumva basi tuzi ubanze reka tuganire
sheri ko naguhemukiye mbabarira sheri ko naguhemukiye wambabariye waramaze mbabarira ariko ntaraka ngiye nikute ndatambuka nose mbona abanje unkiraho abantu bagenda bancungaho ngiye kubera iki ari cyawe ni mushiki wawe ndagiye hano umva nkubwiye wambabariye kuki utabanje mu mamagano umbaza aho ngiye kugira ngo unzane abanyamakuru ahangaha rega nagushaka kunyumva mbabarira sinshaka kumva ibyo ngibyo ushaka umva nkubwire ke ibi bintu bimaje kuba inshuro nyinshi buri munsi uza ibintu gusa aransaba imbabazi ni igiki wankoreye ushaka kumbwira unsabira imbabazi ndashaka umbabare ku byabaye umva nkubwire reka tureka guteza akavuyo ahangaha naguze ahariho genda naje kuruhura ubwonko gusa keza mbabarira nawe utongeye kamere ahangaha rogi usanze ahangaha nizi usanze ndi mu cyumba nijyanye kuri nawe mbabariramo amahoro ahangaha usanze ndyamye cyangwa usanze mbyutse usanze ndi kunywa fanta yanjye muza mumuneraho akavuyo mu bintu reka zenguruka uca hari ibyo ubimbwira wicaye hari umunota umwe nawe ntabwo ndi buwurenze ariko ugabanya umujinya ihangane ugabanya umujinya tuganire iminota mike duhaye turayikoresha no kuyiguha sibyo n'ikinyamenyo ariko kuva ku munsi wa ibyo byihorere wowe basi dufashe twumve kuri uyu munsi byibura byonyine sika mukura kino kintu cyihorere mbabara ntunkoreho mbabarira cyihorere sibyo igihe cyose gishize udashaka kunyumva ubu nibwo nabona warakaye nibwo nakubona ufite umujinya ufite ikinyamenyo warakaye byanyabyo habaye iki hagati yawe nawe ikintu gikabije cyane cyatumye urakaragisha uri ni inshuro kanga mubonye ameze gutya kuva mwakora ikintu bwa mbere mubonye afite umujinya n'uburakari bungana gutya yahindutse kuva cyagiye nakoze icyaha ubundi nagajyaga araka niyo mpamvu aho bigeze kwihangana birananiye ahindutse aho ukoreye icyaha kugira noneho uno munsi sheri ndakwingiza uno munsi unyumve sheri reba sheri niruka inyuma y'ibinyamakuru nshaka nsaba imbabazi bizarangira bimeze gutwangiriye impuhwe sheri byibura naguha amahirwe kuri uyu wambabari mbabarira nimba ari ikinyafura cy'inkubisi aho bigeze sheri imbabarira pe ndakwinginze winkora vuga utankoraho mbabarira mbabarira ndagusabye umvuze utankozeho nakumva ariko reka kunkuraho siko bimeze nibyo uri buvuge birumvikana mbabarira rero ndekura vuga ndekuye muri aka kanya ni iki kikugenza ushaka icyo ubundi ariko mbone waba amahoro vuga ahura ariko ndakumva uranyegira kweri mwe mbwira ibyo umbwira ndabyumva hari ikibazo sheri icy'ingenzi ni urukundo ngukunda sinshaka ko rupfa ubusa mbabara unyumva mbabariye icyaha nakoze nagikoreshejwe wambabariye ukama amahoro koko udatuma mpaguruka nkigenda kuba nemewe ko wicara hano mbabarire reka kunkuraho tuvuge icyo ushaka kumbwira ndacyumva ariko kunkuraho ntabwo bishoboka sheri ndakumva basi ndagerageza nuko bitoroshye kutagukoraho ariko mbabarira unyumve sheri nkumbuye kongera kumva nishimye mbabarira sheri nkumbuye ibyishimo byanjye please nkumbuye ibyishimo byawe wabyambuwe n'iki se ubundi narabyiyambuye ariko byatangiriye kuri wowe ariko byibura Safi muha amahirwe kugira ngo abashe no kuganira nawe yibohoye iyo umuntu bamuhaye ibiryo ngo arye agahaga arasigaza siko bimeze uretse nyine mbanze nsoze kuvuga wariyambuye ibyishimo wari umaje guhaga ibyo naguhaye ubundi ibyishimo naguhaye uravuga ati bisigaye reka mbitere inyoni siko bimeze reka nkubwira kandi kantu ubaho bigeze numva ntago nkeneye gusangira inyanya n'inyoni ugenda utsebye ahantu hose uvuga ko ari inyanya se uri inyanya sheri sinakubwira ko biriya bintu ntabikoze kuki na n'ubu utaranyumva nzakora iki kugira umenye ko nkukunda sheri nzakora iki sheri hari icyo ntabwo zibone ko nkukunda n'ibiki uburimo mbaye inyanya noneho inyoni se ninde reka nkubwire impamvu musobanurire
inyanya iyo uzihinze inyoni iyo ariyo yose iraza ikaryaho ikona siko ariko bimeze njye ntabwo nariwe ntabwo wariwe hari abari uri gukoramo iki hariya mu kawa hariya nakubwiye ko nabikoze kuri kugira ngo wabaze iriya myenda urayifata urayiziringa uyiziringa mu mazi mu bitaka mwagiye kuyimwambura mute n'icyo nacyo ni ikindi gisa niba ari n'agategura kugira ngo mbabaze kugira ngo ujyane umugabo mu nzu umwambura imyenda nose wigeze ubona boxe yamuvuyemo kumwambura ipantaro turi babiri none se ori wenda ntago kuva nava masisi uranyemeje sheri riko reka kuvuga ibyo bintu se bizagenda gute nukomeza gutya none nimba waramuzirikiye mu nzu ngewe uzankora ni ukunigira mu nzu none witekereza gutyo sheri nanone ndakubaha ntabwo ibyo bintu nabikora ibyo ntabwo yabigukora ndakubaha kandi ndagukunda Ori, reka wenda ngufasheho gatoya ndi kubona yarakaye cyane Safi impamvu wenda cyangwa se gashoza nambara impamvu nge ndi hano ngira yamvugisha arambwira ati ndashaka komerekeza nkajya gusaba imbabazi ariko ntago nzi ahantu aherereye aza mu rugo kukureba asanga ntuhari amagara sister wawe amurangira kuri hano arambwira ati ngwino nawe uhansange kugira ngo merekeze nsabe imbabazi kuko n'ubundi n'ibyambere byose byabaye wari uhari niyo mpamvu nafashe umwanya nkaramubwira nanjye muherekeze nk'umuntu w'inshuti yanjye kugira ngo mbashe kumenya nyine uko byame ariko icyo twifuza nuko mwakumvikana ukamuha umwanya sheri musanze namaje kubisoza ndumva nashaka kugira ikindi kiramuntu shamba bare sheri ubwo rero njyewe nagira ngo musobanure impamvu ndi hano nta yindi ni uko yifuje ko namuherekeze rero ikintu cyatuzanye ni amahoro twazanywe n'amahoro kandi numvaga dukwiye kugenda mu yandi mahoro rero numvaga wamuha umwanya mukaganira ukareka uburakari ukaburekeraho kugira ngo tubashe kuganira neza twisanzuye nawe yirekure mu mutima we nimba yishinze icyaha asaba imbabazi nimba uzimuha nabyo tubimenye kugira ngo tuganire neza sibyo dutunige nakwisabira ujya kuza ahangaha yigeze agusobanura ko yamamagara aramvugisha kujya tubonane sheri ntabwo ufata telefone ndagerageza ndamuhamagara nafata telefone ngeri iwabo ngira ngo wenda ndamutunguye rero ko atanyirukana kubera ababyeyi bahari sinahamusanga mushiki bambwira ko yaje hano sinzi meeting yari afitanye n'inshuti ziwe niyo mpamvu naje naguhamagaye kubera utashaka kuma agaciro reba muri telefone nimba usiwamborotse ujya unyitaba urumva ko yaguhamagarira akakubura ariko ngenda ndashaka kubanza nkamenya ikibazo hari ideni naba nkufite rituma uri kungendaho ahantu hose nimba nkase iri hedeni rimbwira ndi kwishyura ndi kuma amahoro urukundo sheri mbabara ntabwo nshaka ko birangira ukizera ko ukunda urukundo urankunda ndagukunda ndetse birenze birabyo wumva ndagukunda cyane ndabisubiramo ndagukunda none uragira ngo njye ngukorere iki kugira ngo wumve muri utuje ukunduma amahoro ureke nanjye nisanzwe mbeho mbohotse ni igice ushaka ko ngukorera ndifuza ko wambabara tugasubira uko twari tumeze mbabarira ntabwo nshaka kukurekura ndekura ndagusubiza ndekura urifuza ko nakubabara tugasubira uko twari tumeze agira basi ikintu mubwira sheri gira ikintu uvuga sheri ndakwinginze please reba ahantu twatangiriye sheri reba bino bintu byica urukundo rwacu mbabarira usubize inyuma byonyine urebe ibyishimo two dufite mbere ntangira zero sheri wambabariye ndakwinginze wamubabariye cyangwa se basi ukagira ijambo umubwira kuko uri guceceka nabyo bikamubabaza ushaka ko mubabarira ndabikeneye ndetse n'urukundo rwanjye ndarukeneye nyuma yo kukubabarira uratuzuma amahoro ureke gukomeza nkata nuba ahangaha sinari nzi ko wahamenya njye nari nje kugira ngo uhure ubwonko ntabwo natuza sheri utarambabarira ntabwo nyiryama sheri ntabwo nyiryama irungu ryenda kunyica sheri mbabarira unyumve nyumva pe ndakwinginze ndi munsi yawe ndemera byose amakosa asangiye ariko mbabarira uri munsi yanjye ngiye se ndi imana ushobora kuba utari imana y'abantu bose ariko uri imana yanjye ya mbere hano ku isi cya wamwumvise sheri mbabara unyumve urukumva nta kintu warenza ku magambo akubwira tekereza ibyiza nakoze ureke kureba ibi gusa sheri mbabarira ikintu ugiye kugukorera
ndakumva. rekura mbanze mbitekerezeho mbitekerezeho umunota umwe ndagusubiza ngo dufatire umwanya wo gutegereza nta ntabategereza kibazo ariko turabyemera ntacyo ubwo reka dufate umwanya dutegereze uko bitekereza ariko byibura hagire ikintu kivamo burya iyo umuntu agusabye umwanya kugira ngo atekereze ku kintu urawumuha ntabwo wamwima ariko byibura hagira ikintu kiza kuvamo sibyo ri urumva umeze gute bumuretse yaguha umwanya urumva umeze gute umutima uri kundya sinzi ngewe ntabwo navuga ngo meze neza gusa ngewe ntabwo meze neza kuko umutima wanjye uri kundya sinzi ikiri buvemo kuko pe ntabwo nzaruha kumusaba imbabazi ntabwo navuga ndarushya ariko ahantu bigeze ndumva meze nabi sinyibashya kuryama ibitotsi biranga ndaryama nkarota gusa nta mahoro mfite atarambabarira kandi pe gukunda undi musore byarananiye ugereranyije n'ibintu byabaye muri gupfa kuri uyu munsi uri kumva nakubabarira cyangwa se ntabwo andi mahirwe uzitwara gute kugira ngo wirinde amakosa wakoze kuzongera kuyasubira wenda reka tuvuge ko akwemereye ni nk'inzozi uri kumbwira ambabariye umva yagira ngo niho riba uvutse bushyashya ahubwo ajya agira ngo ni iki majije kumenya urukundo ukuntu ruryana ntabwo nakongera kumwitesha nzakora uko bishobotse kose ariko sinzigere mubabaza nanone ugereranyije wenda ubu uko uri kubona situwasiyo ukuntu imeze uri kubona ari bukubabarire uri kubona turi butahira aho nyine uri kubona bimeze ugereranyije n'umujinya afite cyangwa se n'imbuza no kugabanuka uri kubona turi butahe akubabariye mukundanye cyangwa uri kubona nyine biza kugenda gute cyangwa biza kurangira cyangwa aranagiye wasanga naducitse oya nyine sinjye simbizi sindi imana ndareba mu mutima we ariko nk'icyifuzo cyanjye ndifuza ko mbabarira kubw'amahirwe agaragara watubwira ndagutegereje mbwira ushaka kumva igisubizo cyangwa mwanzuro uturutse muri ngewe urawakira ute igisubizo ndibugo yaba ikiza cyangwa ikibi uracyakira ute sheri icyiza kiranshimisha ndanishima ariko nawe urabizi ikibi ntabwo cyanyiza ahubwo cyanyica nubwo ntapfa nyine abantu babona ko nashyinguwe ariko nta kintu kibi nko gupfa mu mutima uburibwe bwose nanyuzemo uri kumva uburyo ki wanshyize mu ntuza mu bintu nanjye natekereza sheri nanjye warankosoye nawe urabizi sheri maze iminsi nameze neza mbabarira unkureho base iki gisebo umbabarire sheri ndakwinginze wambuje gukora wambuje kugupfukamira ariko pe mbabarira pe ndakwinginze sheri ushaka kumva igisubizo giturutse muri ngewe cyane pe aka kanya iyi saha n'uyu munota mba nkubwira ibintu ni bibiri hagati yo kukubabarira tugakomeza biraho no kukubabarira by'urukundo tukaba tubihagaritse ikintu cya mbere mbonye gishoboka utaransubiza ndi umuntu mukuru kandi utababarira nawe ntazabarira uyu munsi nabyutse neza unasaba imana ugenda ushima imana wasenga inshuro 80 usoma aya maduwa uvuga ati mana urakoze ariko kuko bari ntabwo mvuze ngo ndakubabara ariko ikigendanye n'urukundo buretse ntabwo ndasoza ba wicaye uretse kubyina mbere y'umuziki mbanze nsoze ijambo ryanjye ba wicaye siko bimeze aka kanya ndazi neza ko wansabye imbabazi kenshi kandi nta nimba utigiye ku bintu wankoreye nta rindi shuri utegereye gusa ndakubabariye ariko ikigendanye n'urukundo ntabwo nahita mbabarira utuze mbanze
soze icyo ndaga kukubwira ku kigendanye n'urukundo ntago mise nangaza ngo nkubwire ngo tugiye gukomezanya urukundo ndafata umwanya nabyo mbitekereze nk'uko natekereje kukubabarira ntabwo wari ubizi ko nakubabarira nanjye ntabwo numvaga ko byanashoboka wanankoraho gutya ntabwo nabyiyumvishaga no kwicarana nawe numvaga twakagombye gucyamenya uretse ikigendanye n'urukundo sheri muri ino minsi uba ugihagaritse nitunahora ujye ukoresha izina safi mu gihe nkiri gutekereza ku kigendanye nimba nkomezanya nawe cyangwa se ndabaho gutya iby'inkundo nkabihagarika siko bimeze ubwo ngubwo ntabwo mukundana wawe gosha ariko muhoberesha safi muhobere neza sha tubone nyine ko wamuzi basi yaguruka muhobere nk'inshuti okay nk'inshuti ntabwo ari sheri basi aremba yasetara yanditse ibyo birahagije rekera ibyo birahagije rekera ibyo birahagije mbabarira ngahicara aho ngaho niba hagije nawe urakoze ngahicara aho ngaho ibintu byose ni gake ntabwo ibintu biba nk'intambara nyine cyakoze ndabashimye namwe Imana ibamugisha n'indi ntambwe ya kabiri igihe kizagera nayizi ndabashimiye ariko wumvise ko akubwiye ko gukundana nta kibazo kuba nambabariye byonyine hari imbabazi n'ibindi Imana irabikora urumva ko hari icyizere cyo kugira ngo hagati aho ngaho ngewe inshuti yanjye n'ubundi ntabwo byari biri muri gahunda ko tubonana ngiye kubasiga aha ngaha nigende kuko sinzi none uretse ngiye njya kuzana nayo mfite inshuti yanjye tugiye kuza kubonana siko bimeze ubu ni njye wahise umubuza ntabwo nabonye mukiza ndabona reka tubihagarike kuko ntabwo nta kintu oya sheri basi nimba umbabariye please sheri nimba umbabariye sheri si umbabariye uretse mbanze muvugishe sheri uhamagara gafanta ese uri we wasomye ko tubona oya ndayifite ariko nyine iyi ni iy'umugabo ndasaba iyanjye uri kubyakira gute kuba kubabariye muri aka kanya muvana shyiraho paraleli twumva sinzi ndishimye bya hatari Imana ishimwe gusa sinzi ko nzongera igoshangaho munywesha ku gafanta yanze kuyimara shaka ko uyimunywesha gatoya sheri rimwe gusa sheri uretse mbanze mpamagara ubu ngiye guhamagara ibindi ndabijyamo mu nubwo mbona nari no kumufatisha nawe sinzi ibyawe ariko ntacyo aka gafanta uragenda ukamazemo ubundi natwe tusigaye tuganiramo gakeya biraba bihagije ntacyo icyo twifuzaga ni uko nyine mubabarira hagati yawe nawe hakagira ikindi kintu gihinduka basi ari kuyivugira gusa nubwo ari kuyivugiraho dusangire kuko ntabwo imbabazi zatangwa agafagitire urakishyura ariko nawe urabyumva pe telefone ye ndumva ari kuyivugiraho mbabarira basi uretse tuganireho gato nari nkumbuye no nta kintu ushaka kongera gushyira mbabarira pe nari nkumbuye sinakubabariye nabyishimye ariko bwana nawe yewe nta kibazo sheri waretse sheri wakwihanganye koko nimba mbabariye ndakwinginze basi reka kunsebya sheri please ndakwinginze reka kunsebya ndakwinginze ariko ntuyimwana umujinya icara hasi basi sheri icara hasi ndimo ndihuta sheri ihangane please sheri nagira ngo ntumiza kandi dusangira mbabariye koko uzabipangira undi munsi uyu nguyu ntago wari wabineguje siko bimeze nanjye mfite ibindi ngiyemo ntabwo wari uzi ko uransanga ntabwo uzi ibyanzanye hano rero ngenda agiye sawa kandi urakoze buriya kugira ngo bigende neza ntabwo wakoze n'amahirwe banza wumvire n'amahirwe yadoye kugira ngo tuganire nawe arahagije sibyo hagize neza ariko sinzi ko ushobora kumushyiraho imbaraga ngo guma hano ku ngufu ugasanga nanone ntabwo birangiye neza kandi uko biri ko byatangiye ntabwo neza ko biza kurangira gutya ko gafanta kamwe yakagusigiye uri kumva njye nishimiye kuba byibura n'ayo mahirwe yayatanze ya kabiri akaba yatumye byibura kugira ko mugiye nakubabariye byonyine birahagije kwishima ndishimye kuko kuba mbwiye ko mbabariye ni ibyishimo bimpaye gusa nyine ntabwo arongera kunyakira nk'uko twari tubanye
yaguma hano basi tugasangira n'akantu nkumva ibyishimo. ariko nta kibura gutaha nabyo bizakurikiraho kuko buriya amahirwe ya mbere aguhaye n'aya kabiri yaza ndabyizera. ariko si kimwe n'uko none byari kurangira nabi yanze kubabarira ukagenda urakaye ariko uzi ibyishimo mfite n'ifanta ndayenywa rwose sinjya kubeshya. nawe inyota waje ufite nabonaga wifashe yaje nayo imere inyota waje ufite nabonaga rwose utaramahoro ariko ibyishimo nubwo ntazongera kunywa inzoga fanta yo ndayinywa uno munsi ntabwo narantanyweye. watekereje gute wenda kugira ngo uvuge ngo uje gusaba imbabazi gashoza ntambara cyangwa se safi wabitekerejeho gute uyu munsi kuko wamamagaye untunguye ngo ushaka kumerekeza wabitekerejeho gute kugira ngo ufate umwanzuro? urabona impamvu nabitekerejeho, urabizi ko namusabiye imbabazi mu kiganiro cya Nyaranga paka nsubira kuri Dream hano nakoreye icyaha nsaba imbabazi paka nsaba imbabazi na wa musore nakoreye imbabazi biranga ariko naryama nkabona imbabazi z'uyu nguyu kuzinyima sinsinzira kandi ndamukunda pe nibi byose nakoze nabikoze kubera mukunda nyine nabuze amahoro ku buryo njye no kuvuga ngiye gusiba nimero bikanga najya kureba telefone nkahita mbona nimero yiwe gusa nkahita muhamagara akamboroka nyine mbonye ko ngiye gupfa ndi kuryama mu buriri ntabashye no kurya ndavuga icyo nzi cyo ntabwo igisebo ndi bukibone ndemeranwa n'urukundo rwanjye nibishaka bitwa gasuzuguro ariko ndarurwanira nubwo atambwiye ko nkunda ariko arambabariye wenda ari bumborokore nangiye kumuvugisha. nubwo gufata umwanzuro ngo usabe imbabazi niyo mpamvu gusaba imbabazi ni byiza kuko bituma uca bugufi imbere y'umuntu kandi wakoreye gira ikintu ubwira rero abakunzi bawe nawe abantu bagushyigikiye mu rukundo rwawe nawe ariko bari kuvuga bati nyamuneka ntuzongere guhemukira uriya musore niba umukunda ntuzongere gukora ariya mahano hari abantu batabyakiriye neza. Gira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi be muri rusange ubabwire n'icyo ugiye kubateganyiriza imbere niba ugiye kwitwara neza nk'umukobwa ufite umukunzi niba amakosa yose wakoze ugiye kuyakosora hanyuma dusoza ikiganiro cyacu. ikintu nabwira abakunzi banjye nanabwira mwebwe nanabwira we mwebwe cya mbere ni ukubashimira kubw'intambwe zanyu mwamfashije mu bibazo naciyemo ndabashimiye pe Imana ibaha umugisha. icyo nabwira abakunzi bacu pe namwe ho muri pe mwamfashe nabi ariko sinjye nabikoze ni urukundo ntabashya gukontorora ngiye kubasha uburyo nkontorora urukundo sizongeye kunkoresha icyaha nakoze ngiye kwisubiraho mu mbabarire ku buryo nanihannye inzoga nubwo nzongera gukora ku icupa ry'inzoga niryo ryambeshye gushyiramo urukundo gushyiramo inzoga ringira nk'umusazi nkora ibitagakozwe aho muri mu mbabarire n'ahari nimba mbona nubwo ntaye ndabizi ko azareba kino kiganiro ndamukunda sinzi ko nzanapfa muretse kuko ndamukunda ndamusabye imbabazi arakoze kuba mbabariye ariko atekereze ku rukundo rwacu simbona undi musore wamusimbura mu buzima bwanjye. watuganirije ku byaho twahereye tugenda mu muhanda mwabibonye uko bisoje mwabibonye mubonye ko amubabarira ariko ibyo urukundo akavuga ngo abihagaritse ariko buri bintu ni gake gake ubwo yemeye ubwo bushuti nabwo buhari n'ibindi bizakurikira kuri ibyo ngibyo ku ruhande ntawamenya. Reka mbaseze rero mbashimwe mwese mwadukurikiye ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbabwira gukora subscribe nyamuneka mbibasaba nako so kubabwira ndabasaba gukora subscribe share no comment ku biganiro byacu bya buri munsi munyemerere mbasezere tuzasura ubutaha tuje kubaza amakuru Olive uko byagenze niba barashyize bakamubabarira kuri byose mu rukundo tuzasura ubutaha bye.